reka nkubwire ko ushobora kuba wacecekesha urusaku ujya wumva muri Cash Power ukumva zihora zisona zijwigira bikakubangamira cyangwa ukumva nyine ntabwo ari byiza even niyo yaba ari umuturanyi wanyu ntugire ikibazo ntabwo ugiye kuyikorogojera cyangwa se ngo yifungure ni imibare yonyine bwandike na kwa kundi bandika imibare y'umuriro ntugire ikibazo ese wari uzi ko ari n'uburyo ushobora kuba wakoresha umuriro w'ubuntu kuri Cash Power ariko mu buryo bwemewe na rege nyirizina. Niba ukeneye ibindi bisobanuro ndaza guhereza nomero itishyurwa wahamagara ikadutangira na video. Icyo ngusabye ngiye ni kimwe, kanda subscribe kuri no YouTube channel uko niwe uzajya ubona ibintu byose by'ubwenge n'ibintu byakugira umumaro mu buzima busanzwe. Reka twikomereze. Nomero noneho yo guhamagaraho itishyurwa ya reg uhamagara 27 ugahamagara ukoresheje MTN. rimwe na rimwe ari Airtel uhamagara ikaba call ended ariko uyamagaje bigakunda it's okay uhita uvugana n'umukozi wawe mu gihe ugize ibindi bisobanuro cyangwa se ikibazo kijyanye na Cash Power. Reka dutangire noneho kuntu tugiye kubigenza. Murabizi yuko Cash Power zirimo ubwoko bugira muri butatu. Ubu ngo nibwo ngiye kuba nabereka ubwoko bugira muri butatu. Harimo ubwa mbere bwitwa kakundi zisakuza, nyine zigiye zifite ubwoko bugiye butandukanye, sibyo? Ibyo ngibyo murabizi neza. Dore ubwoko bwa mbere cyangwa se ureze kure kuri Cash Power ya mbere yuko uza kwandika. Ubwoko bwa mbere nubwo bita hexing. Hari hexing n'ubwoko bw'ama Cash Power uze kuyireba neza babyanditseho gutya kuri Cash Power yiwanyu babyanditseho neza 100% uze kureba. Hari hexing nkuko nayikubwiraga, hakaba niyo bita sunrise, hakaba n'indi ya gatatu yitwa ningibo. Nuko nguko yitwa, nuko nguko bigenda. Ubwo tugiye guhera na Cash Power ya mbere imibare ushobora kuba wakandamo mu gihe wumva kirimo rwa rusaku cyangwa se kakantu ka beepinga gahora gasona. Tugiye guhera kuri X, kuri Cash Power ya X uze kureba neza kuri Cash Power babyanditseho. Gusa niyo wagerageza iyo mibare yari yose n'ubundi babiri buze gutanga response imwe. Dore hexing uraza gukanda 812 kuri hexing urakanda 812. Icyo gihe urusaku ruhita ruvamo nirwumva wongeye kukama wongera ituyikanda. Ubwo uraza gukanda iyo mibare numara kuyikanda ukanda kuri ka kantu kameze nk'akarongo gatambi nyine kameze gutya gasongoye, ubwo itugakandaho. Tujye kuri Cash Power ya kabiri. Cash Power ya kabiri uraza uze kureba neza iyi wanyu cyangwa se umuturanyi bayita sunrise. Kuri sunrise uraza gukanda 10 uraza gukanda 616. Ibyo uri kura muri screen yawe 616. Ubwo uraza dore nuko nguko bimeze uhita ukanda kuri kara kantu ko gutambika k'umutuku ka inter tugakanda iyo umaze kwanda iyo code. Nuko nguko bikorwa. Wimutse iki kiganiro geze like uze kureba ko muri comment harimo akarindi ka group ya WhatsApp yigemo. Ndabashimira cyane kandi mwe muri abantu nubaha cyane, Imana ibumugisha. Okay, tujye noneho kuri Cash Power ikurikira ya gatatu. Mwibuke kuri ka kantu ko kureba umuriro w'ubuntu ko gukoresha umuriro w'ubuntu ndaza kwababwiye. None iyindi bayita ningibo. Kuri ningibo uraza gukanda 045 045 ubwo uze gukanda. Numara kubikanda uze kwita ukanda kuri enter. Yego nuko nguko bikorwa. Nugira ikibazo ndagushimiye kuba yizina kiganiro ukakigishije hano. Rero no video yacu bisobanutse kandi babyiye bisa neza, niyo mpamvu rero ukushaka ko wagiye udukurikira buri munsi. Rero cyo nakubwira, niba ukeneye no uburyo bwo kujya ukoresha umuriro w'ubuntu cyangwa se hari n'uburyo no ushobora kuba wakiguriza umuriro kwa kundi nkukuzi amayinite agushirana kumvusha aho guhamagara, hari ubundi buryo ushobora kuba wakoresha. Ibyo rero uzabisanga kuri YouTube. Video ikurikira, please, video ikurikira niyo video nzahita mbakorera. Kandi ibi ngibi ntago ari ubuhaka cyangwa se ibindi bikorwa by'abajura cyangwa se ibindi bintu. Ni ibintu byemewe na reg. Niyo mpamvu nagwa izo nomero zo kuri reg ushobora kuba wahamagara. Izo ni nomero ukeneye ubufasha waduhamagara tukagufasha. Ndagushimiye cyane rero, ugira ibihe byiza, urebe ko wakanze kunzogera na subscribe. Imana igumugisha mwe warigize kino kiganiro hano. Ndagushimiye cyane. Njye banyita Prophet 250 akaba ni YouTube channel. Imana igumugisha. Murakoze.